Ijambo ry'umunsi, umugambi mukuru w'Imana. Soma Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Biratangaje ariko kandi ni ukuri ko umugambi ukomeye w'Imana mu buzima bwawe urenze cyane uko wabitekereza. Mu by'ukuri kukubaho ndetse n'ubu buzima budasanzwe bya hano ku isi biraduhangayikishije cyane ku buryo benshi muri twe tutanatekereza ku byo kwezwa byuzuye bishatse kuvuga. Mu buzima bwa Gikristo kwezwa ni inzira eshatu. Mu gihe cy'agakiza Imana iba yitandukanyije natwe noneho mu buzima bwacu bwose bwo ku isi ikadufasha kugira ngo tubashe guhinduka mu ishusho y'umwana wayo. Umunsi umwe ariko azaba iherezo ku kwezwa kwacu. Kugeza ubu twese duhanganye n'icyaha, gusa ariko iyo dupfuye umwuka n'ubugingo byacu bizamuka mu ijuru kandi bitagira icyaha. Noneho tuzahita tubona umukiza wacu imbona nkubone kandi twibonera umunezero udasanzwe. Ntabwo tuzongera guhangana n'ubwibone bw'ubuzima cyangwa irari ry'umubiri n'amaso. Soma Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 16. Nubwo byumvikana nk'ibikomeye kugeza ubu, ntabwo ariyo ntambwe ya nyuma. Umunsi umwe mu gihe kizaza Yesu azamanuka ava mu ijuru azanye na roho z'abapfiriye muri Kristo. Aba bazahuzwa n'imibiri yabo yazutse kandi abizera bazaba bakiriho ku isi nabo bazahinduka. Soma Tesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Usoma Korinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 51 kugeza kwa 54. Aha noneho kwezwa kuzaba kuzuye, umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri byose bizaba byuzuye. Ibi ngibi ntabwo ari umugani, ahubwo ni ibyashyiriweho umwizera kandi rwose bizabaho. Imana ubwayo ikabisezeranya kuzabisohoza. Tuzagendera imbere ye nta nenge ndetse nta n'amakosa, kandi ibi ngibi bizaba ubuziraherezo. Ese nyuma yo kumenya ibi ngibi ugiye kubaho gute kuva none? Isezerano ry'agakiza ntabwo rigamije gutanga ibyiringiro gusa, ahubwo rinadutera imbaraga zo kubaho twera. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.